ese bebe ndi kubona uyu mwaka kabisa ari ukuntu bigiye kugira bikaje biragira uvuga ko uri kubona iki turangije uyu mwaka turangije wasawa none se basi birumvikana mwaka wa mwiza aho si wava mu gusigira iki none rero icyo navuga unsigiye cyambere jemuni yaguzemo n'agasumbirigi icyo musigiye aho kugira ngo usigare ugiye Jeko njewe buraka nkubwiye njyewe ikintu cyacibishije cyane ukubona umuntu yaba agategura n'aka business runaka wenda cyangwa cyangwa se kuba ngufite kano kanya je nabyo numva nje ndi kubyishimira cyane njaga numva nkuje numva bana ariko buraka nkubwiye abantu bose bazabona nje iyi video bebe ngiye gushimira buri wese umuntu uzabona iyi video akabona ko ari njyewe waskoze iyi video nyirimo je namushimiye cyane kuko ni by'agaciro kuko njyewe ama video menshi nagiye nkora twagiye dukora abantu tukajya tubana nabo kenshi na kenshi abagabo abantu bajya bavuga ngo buriya abantu n'ikindi abantu nabashimiye cyane abantu tukakara abo bantu kabisa uko se bebe ngo nzatsohokana kubona nesi umuntu agomba kugusohokana muri ya hoteli hajya ni kwa byamana iyo hoteli ni umuntu agomba gusohokeramo no kuri barage sha aho hantu kuri barage bataguhanyo none se nana nubuzankorana n'umunsi ukakubona n'umwaka uko mva umuntu yasohokera kwa byamana bikandi reka nkubwiye bebe ngiye kugenda nakuzana agafanta mu kanya ngiye gutaguhera kano kanya gutamo gutema abantu noneho naje none babonye iyi video bishima cyane ako kanya kaze ngendera bebe ubwo ndagarutse mu kanya no gutama ako kanya se byose macu uzi ko turi ibinywanya none nk'ubu umwaka wavuga ngo kwagusigiye iki mugira mwanyi wawe bari gufashisha baryoshye cyane cyane uriya kaza mubwira abana rero nakanyama sha mwana wanjye rero akanyama je naguze ibirayi naguze umuceri kandi ubundi kugira ngo bitari kuvuga iterambere uyu mwaka ubasigiye ngo mukamwibereye mu byo kurya nk'abagore kandi abagabo batagiye ahubwo uri muza kuri bona ajyani bona ni bunani mpacho naguze kwasumbira ikiruni tuzarusangira kandi bava mubyiye aje gute zukamugo muri rwa rucumu gahunda runini kandi rwabakera akaza n'ubya ngwanyi wanje uriya mwaka ni mwiza cyane kuri bunani umuntu azarareba uko umuyasire burasha asha kubyina kandi umugore nazamuserukana umugore wanjye aramukundaga cyane ntabwo namusigara nacyo umugore ndamukundaga narura kwa nayabyaye umva nuko so wa mwana yabyaye si uwawe nuwanje ntabwo byara ninde ukubwiye ngo cyo ko nteragira oya umwana ufite mu rugo abantu wawe abana barangiye gukora umwaka uriya umwaka ashaka uriya umwaka buri mw'abantu mwe mwaka ni mwiza cyane turi gumo ubwo umva tugiye kusoza neza ewa uriya kaza nkubwiye n'abantu bose ariko no kubukiriho nabwo nukubishima ubundi ubusega imana w'ijuru buriya imana nziza cyane sha nk'abantu mwe tuba turanashima imana kuko turangije umwaka mushya imana yarandinze nangira umwaka mushya imuzira ari ngenda k'uburagizi twashimira n'abantu bati baturebaga twaba forowinga tukabaga forowingi cyane rwose nakarayika umuntu wanditse komenti mukubitire kuri ka kajama ka kameze ahita kisimbiza kabeze zashima imana ko ndaraga neza shima imana yuko twariye intonore tuca intonore n'ibisusa tujya guca mu kabande turateka mu ntonore n'umusaza basimbuke basangire nyine bazanye akabenzi n'intogi ibintu nk'ibyo by'ibijama nyine bahinahinaga mu isafuriya turarya nyine mbona kuri bona yaryo umuntu azana kandi kajama umuntu akoherezayo uko biba byose cyane ariko nyine
ubonye iyi video ukaba uri gushimira Imana rwose kuba yarakurinze. Natwe turi gushimira Imana ko tureba gutya. Komeza uyishimire. Ubwo nyine icyo gihe ubuzima niko busigaye bwasitaye. Ubwo nyine ni imibereho. Okay. Nanjye ko muri kundeba hano umusitari cyane ibyo bitagaga kuba ibyo bitagaga kuba abandi gushimira wowe wamaze kubona video zacu tukaba turi gusoza umwaka ubwira ati noneho zigiye gusohoka mu mwaka ugiye gutangira zizaba ari umuriro kabisa ugenda ubwira na mugenzi wawe nako turakubasha kabisa respect kabisa warakoze cyane kuba uturebera video no tukaba tugushishikariza kureba izindi kabisa. Ubwo rero igikurikiyeho ndi kubashimira rwose muri kubona ko njye gutangira gundi mwaka ikintu cyangwe dore ubu nambaraga ikicangwe kirimo utuntu tumeze gutya twa karokaro nyine tukase ariko nyine ndi kubashimira yuko utwo twakwitondekera utuko tuviyuze nako gasubscribe muri gukanda no kumfollowing ibintu bijanye n'ibyo ngibyo nicyo biri gutuma nkomeza kugira kura yavuga ni ikamhindura ikintu cyangwa ariko abantu ko gukomeza kumfollowinga cyane kunkurikira subscribe bagakanda bana wabura ikintu cyangwa ubwo ndi kugushimira kubwo bwitanga wagize ugusimbukira kuri YouTube channel niyo Boneri nagize ugakanda subscribe barakoze. Imana yarakoze kundinda je banyita ruhubanya nje filime zose nyina zihagaze zimeze kugena neza nagushima aho zireba hari umunsi wenda tuzahura wenda yabonye Imana wenda yamucira mugeneye ariko weho uzireba turagushimiye pe bagutwubashe kandi nazo twubashe hari bitukifurije umwaka mushakurangiza neza ugatangira bonane neza zo muririnda gutotezanya ncanga no kugwana bakamurangize neza kubera Imana ntayizabafashamo. Twashimira n'abantu badufashije kuba tugeze aha ngaha no kubera Imana n'abantu reka n'abagaciro uriya kakakubwire mu wanyu wanjye uriya umuntu wese uzareba iyi video umuntu wese ukurikirana kuri 5 ubona nk'ukuje umwaka mushamuhisha wa 2025 zawurye nikuzatujye umwanya wanje turabashimiye rero mbere na mbere nshimiraga umuntu witanze agakanda akankandira subscribe turi kumwe nawe rero umunsi ku munsi turamushimiye azakomeza ubwo bwitange azabukomeze no mwijuru azabukomeza aje aradukurikirana umunsi ku munsi turi kumwe nawe rero tuva kubashimira murakoze maze nkashimira wa muntu uturebaga wa wundi urebaga rero mubashimire ndashimira buri muntu wese ubaga witanze njye nitwa Amose Bihemu iryo zina ry'umukino bakitanga agakanda subscribe ku mwaka mushasha ndawumwifurije azawujya niko kazamuke uriya nanje macupa uriya nanje dukwifuriza abantu mwaka mushaka kugira uyu mwaka twawukoze muri byiza cyane biryoshye ariko ubona ngo uravuga ugiye kuzamura intego gera hejuru tuba tutakora ibintu biri smart cyane nanjye banyita Nyiramariro rero twabashyiragaho udufilime turyoshye ubu uriya mwaka ugiye kuza tugiye guhinduka natwe tugiye kuza turi mushasha turi kubashyiriraho utuntu dushasha turyoshye mujye murakomeza mubane natwe nyine umunsi ku munsi turabashimiye umwaka mushamuhire umwaka mushamuhire 2025 uzawurye ntukazure
Okay guys, ndabashimira cyane buri umwe wese ubashe gukanda subscribe ndetse ubashe kudukurikirana buri munsi. Ngewe mureba hano ngewe nitwa Diago cyangwa se Mr Bwana Bright. Okay, ayo niyo mazina nkunda gukinisha muri filime cyangwa se muri comedy, aho ngaho niyo wambonamo kabisa. Ndabashimiye cyane. Nge director, cameraman, hanze n'umukinnyi. Bivuze ngo rero ndabashimira cyane kandi ndashimira na groupe yacu twabashe kubana umwaka wose kuva utangira ukabona arangiye. Ndabashimira cyane, harimo abakinnyi bose dukorana. So ndi kumwe n'umusista hano nawe yatwibwira ubone bakabashimira ewan akanabifuza umwaka musha muhire kugira ngo ibintu bashe kugenda fresh. Nari uvuge cyane batwumva. Okay. Mazina yanjye ni Beatrice nk'ibisanzwe. Abantu bose badukurikiye 5 kuri 5 bose mbifurije umwaka musha muhire. Abakinnyi bose twakinanye twishimiye kuzakina uriya mwaka tukabazanira udushya twiki turenze utwo twabazaniraga. Umwaka wa 2025 ugomba kuzana udushya gusa. Okay, turabakunda, bye bye. Okay, so guys, ni byiza cyane bamwita media. Guys, turabashimira buri umwe wese. Reka tubabye ngo respect wowe, respect ubonye ni video, turagushimiye cyane. Usiga comment kugira ngo undi mwaka noneho sasa tuzagukorera ibyiza birenze ibingibi. Usiga mu comment tubyuti turashaka kumutuzanira abantu bameze batya, turashaka tubakina ibintu bimeze bitya. Ewa turashaka kugira ngo mutange comment nyinshi aho hasi aho ngaho, kandi umuntu ufite kutuvugisha arabonamo nimero cyangwa se ayibonemo hejuru aho hejuru ku gafoto hejuru cyane arabonaho nimero azatuvugisha. So ndabashimiye cyane, bifurije umwaka musha muhire, ntuzabajya ahubwo uzawujye niki. Respect, ndabashimiye cyane, umwaka musha muhire kuri twese.